kugira ngo ubuzima bwacu, imibereho yacu iravuga cyane kuruta amagambo. We ntabwo nakurikiraga amagambo avuga, ahubwo njyewe narebaga uburyo yitwara imibereho ye. Imbaraga gutega amatwi ijambo ry'Imana, nicyo kintu gitanga imbaraga cya mbere. Noneho imbaraga nyazo noneho zigufasha gushikama aho zituruka ni mu kwakira wa muhamagaro wawe. Iyo wawumvise neza, iyo wumvise kwa guhamagarwa kwawe neza ugasobanukirwa icyo Imana igushakaho, bituma ubasha gushikama ntuteraganwe. N'igihe twizereye ubona uyu munsi hari itandukaniro bigaragara. Uyu munsi ubona nkaho abantu, kubera usanga urukundo rusa nkaho rwagabanutseho bitewe n'ibintu by'iterambere byaje. Ni urugendo rurerure. Kuva icyo gihe nari umukozi wo mu rugo, njya mbivuga nkabibwira abantu, aho Imana idakura umuntu. Narazamutse niga amashuri, ndarangiza segonderi, ndiga ndayirangiza. Nyuma yaho menyeye ubutumwa, urumva ko ubutumwa burimo ibyiza byinshi. Ariko bishingiye kuki? Bishingiye kuri kwaguha Imana umwanya wa mbere. Hari ikintu wumva uyu munsi gishobora kuba cyagukura kuri Yesu? Niba ntacyo, kubera iki? Uyu munsi ntacyo muri make rwose, nta na kimwe gishobora kunkura kuri Yesu. Abakurikisha Mugari TV, abizera ubutumwa, nabashishikariza gukomeza gushikama muri ubutumwa, tukarangwa n'urukundo, tukagira ubusabane, tukabasha gukurikiza inama zose ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ibahe umugisha, ikaze kuri Mugari TV. Amazina yanjye ni Sister Anne Ingabire. Ikiganiro ni My Experience, aho tuba dufite umutumirwa akatuganiriza mu rugendo rwe mu butumwa, akatubwira imbogamizi yagiye ahura nazo n'urugendo rw'uko rumeze kuva igihe yizereye kugeza uno munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa, reka tanze tumuhe ikaze, hanyuma dukomeze gahunda zacu z'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Batangira utwibwira n'abadukurikiye kugira ngo bakumenye. Yewe nitwa Mwenedata cyangwa se mwene so muri Kristo, Joseph Ruvugiro. Abandi umwizera ubutumwa bwo mu gihe cya nyuma bwabwirijwe n'umuhanuzi wera Mariya Branham. Murakoze. Ikaze, mukomeze gukanda subscribe, musharinga kugira ngo ikiganiro kibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Nk'uko mwabyumvishije, Mwenedata turi kumwe yizeye ubutumwa, uzaga kumubaza akadusangiza mu rugendo rwe. Mwizeye gute ubutumwa, Mwenedata? Murakoze cyane. Yego. Ubutumwa, kuva nizeye ubutumwa hashize imyaka igera kuri 24. Nizeye ubutumwa. Nizeye mu mwaka w'1996. Ndabyibuka ari ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo nabatijwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yaho rero nari umwizera mu madini nk'abandi bose, nari umugatolika. Nari umugatolika. Yego. Ndetse cyane unakomeye mu bagatolika, ariko nari nkiri mutoya, nifite imyaka igera kuri 18 icyo gihe. Yego. Naririmbaga mu bagatolika muri korali yabo, nkaba na bya bindi bita abahereza, urabizi? Yego, njya mbibona. Yego. Nabyo narabikoraga. Muri ubwo buryo niko numvaga ko nkorera Imana icyo gihe. Ariko nyuma nyine nza kugira amahirwe, nza guhura na Mwenedata, ampamiriza ku bw'ubutumwa. Ariko cyane cyane ntabwo yambwiye amagambo, kuko amagambo sinari nyazi, sinasomaga Bibiliya. Ariko narebye jyewe ibikorwa bye, imyitwarire ye niyo yankuruye kugira ngo mbashe kureba icyo kintu cyamuteye kugira imyitwarire myiza cyangwa iyo
bico namubonagamo nabonaga idasanzwe. Yego. Hanyuma nza kwizera, wenda turakomeza tubiganireho. Muri make iyo ni incamake yuko nizeye. Yego. None se waje kwizera gute ubutumwa? Uravuga ati ndetse kuba umukatolike ufata inzira yo kwizera ubutumwa, ni iki cyatumye uvuga ati penge kwizera, reka ubuzima nari ndimo mbureke? Nk'umuntu wari umukatolike w'umuhereza, ndumva byari ibintu byimitse, waje kubireka gute? Nkuko nabikubwiraga, ubundi hagiye hacamo, ubwo nabivuze mu ncamake. Yego. Ariko ubundi ni urugendo rurerure, ku buryo tunabivuze mbese intambwe ku yindi byadufata umwanya muremure, ariko turagerageza kugenda tunyuramo muri make yuko byagenze. Buriya Imana iba ifite umugambi ku muntu. Ibyo dukora byose, intambwe zacu zose, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko intambwe z'abakiranutsi ziyoborwa n'Uwiteka. Nanjye mu rugendo rwanjye kugira ngo nizere ubutumwa, ni intambwe zanjye zagiye ziyoborwa n'Imana mu buryo ubona rwose bw'igitangaza. Muri icyo gihe nari ndi umuntu rwose uciriritse, umwana mutoya. Ndi hano i Kigali, mu mujyi wa Kigali, narasize ababyeyi, nje gushaka ubuzima. Naje nkora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo niko nakoraga icyo gihe. Hanyuma ahantu nakoraga bakaba bari bafite umwana, ariko si umwana icyo gihe, ari umusore, bamwitaga umwana kuko bari abantu bakuze. Wari warizeye ubutumwa, yari yarizeye ubutumwa, ariko icyo gihe bari baramusize. Ntabwo yari muri gihugu, yari hanze y'igihugu. Yari hanze y'igihugu. Ndamwibuka, yitwaga Mwenedata François. Hari abantu benshi bamuzi, abantu bakuru mu butumwa bamaze icyo gihe cyose bizeye baramuzi. Uwo Mwenedata yari Kinshasa. Noneho nkajya numva ababyeyi be bavuga ko bafite umwana w'umusazi. Noneho jyewe nkabikurikirana, mvuga se, nkumva ko ari umusazi. Mu myumvire yanjye numvaga ari umusazi. Avuga nti koko byanga bikunze buriya yarasaze. Icyo bavugaga bati yirirwa abwiriza abantu mu mamodoka, agenda avuga mu mamodoka, mu modoka zose agenda abwirizamo abantu, yageramo akaririmba ngo akabwiriza. Noneho nanjye koko nkumva mu myumvire yanjye nkumva ari umusazi. Kuko sinari menyereye kumva abantu babwiriza ubutumwa ku mugaragaro, ntabwo nari mbizi. Noneho ubwo nari mfite amatsiko yo kuzamubona umunsi umwe, nkabona uburyo ari umusazi, nkamwitegera. Urumva ko nari niteguye cyane kuba, nari mfite amatsiko menshi yo kumubona. Ariko bakongera kuganira bakambwira ko yari umwarimu muri kaminuza. Nkavuga se, umuntu w'umwarimu muri kaminuza ashobora kuba umusazi? Ibyanga bikunze hari n'ikintu ntari gusobanukirwa neza. Noneho igihe kimwe, iminsi yaratambutse, hashira nk'amezi nk'atatu cyangwa ane gutyo, aza gutahuka, araza ansanga hahandi muri rwa rugo. Noneho ahansanze, mubonye aje, mbona ni umuntu wambaye neza, nta kibazo cy'ubusazi ndi kubona. Ariko ikintu cya mbere nabonye nkimubona nuko naramukurikiranaga cyane intambwe ze zose, ngo nze kureba wenda ko ataza kuvumbuka akirukanka, nkavuga nti wenda kuko bya bisazi yaba bifite. Noneho ndakomeza ndamwitegereza cyane, ndamwitegereza. Ikintu cya mbere namubonye kidasanzwe cyatumye ndushaho gukurikirana ubuzima bwe, nuko ikintu cyose yakoraga yabanzaga gusenga. Yageraga mu rugo mbere yo kurya akabanza gusenga. Sinari menyereye kubona umuntu ujya kurya akabanza agasenga. Nkabona arasenze. Noneho mu gitondo kare kare akabyuka nka 10 z'ijoro, nkumva ari mu cyumba ari kuririmba
ari kubyina, ari kuririmba indirimbo agahimbaza rwose pe, akaririmba akamara nk'isaha, agasenga akamara nk'isaha, akagera saa 12 za mu gitondo, hereye nka saa 10, avuga nti bwa busazi n'ubu. Ndavuga nti uyu muntu rwose ndabona ubusazi bwe ngomba kubwitondera nkabukurikira neza. Ubwo ntago byarangiriye aho, nkabona afashe Bibiliya, nkabona umuntu w'umugabo wiyubashye afashe Bibiliya arasoma, ntago nari mbimenyereye, nkabona ari gusoma, avuga se ni bwa busazi bavugaga. Noneho nyuma akajya ambwira, akandeba, yabona nsoma ku nzoga, ati wa mwana we koko ukiri muto gutyo unywa inzoga koko. Yari mukuru cyane, yari umusore mukuru, yari umusore mukuru y'imyaka igeze nko kuri nka 30 cyangwa se irengaho. Numva ko yandutaga cyane. Nkabona noneho akambwira ati rwose unywa inzoga, ntabwo uzi ko ijambo ry'Imana ritemera kunywa inzoga. Nkavuga nti reka ijambo ry'Imana se ribuza he kunywa inzoga? Noneho agafata Bibiliya nk'uko nguko, akashaka kunsomera aho Bibiliya ibuza umuntu kunywa inzoga. Nkavuga nti reka wikwirirwa uyisoma, kuko nayisomye sinabyemera, kuko ntabwo nari menyereye gusoma Bibiliya. Unansomeye nubwo nahabona, numvaga Bibiliya agiye kuri jya ari igitabo nk'ikindi, kuko sinarigeze nyisoma. Aransomera, akansomera ariko ntabishaka, ntateze n'amatwi. Ariko jewe nkakomeza kwitegereza gusa imibereho ye. Burya niyo mpamvu abakristo imibereho yacu, nkuko nyuma aho maze kubisobanukirwa nibwo namenye ibyo ari byo, nkuko umuhanuzi abitubwira. Atubwira ngo ubuzima bwacu, imibereho yacu iravuga cyane kuruta amagambo. We ntabwo nakurikiraga amagambo avuga, ahubwo jewe narebaga uburyo yitwaraho, uburyo yitwara, imibereho ye niyo yankuruye cyane. Hanyuma ubwo akajya ambwira ati rwose ibi bintu ni bibi, ntukabikore, simwumve. Ariko jewe nkareba gusa uko abayeho, nkumva ukuntu asenga, nkareba ukuntu yitonda, nkareba ukuntu yitwara, nkareba ukuntu asubiza abantu, nkareba ukuntu aganira. Avuga nti rwose bwa busazi bavugaga ndabona ahubwo afite ikintu abarusha. Ubwo nibwo noneho yaje kumbwira ati ariko wazamperekeje tukajyana gusenga. Aho niho njya mvuga nafatiwe noneho hakomeye. Aho niho nafatiwe, ngewe nagiye nzi ko ntari bubyemere. Naravugaga nti reka nze ntacyo ndaguherekeza tujyane, ariko ntago mpatiwe kwemera ibyo wemera. Ariko umunsi wa mbere nageze mu rusengero, tugenda byibuka, ni Pastor Joseph Kumbi wabwirizaga, ni wari pastor n'ubwa mbere nari mubonye muri 94. Ubwo ni 96 96. Yego. Hari 96. Ariko ubwo iyo tariki aho nakubwiye bwa mbere nibwo nabatijwe. Yego. Ariko nize na mbere yaho najyaga gusenga, nari maze nk'amezi 4 njya gusenga. Nta nubwo nari nzi ko bisaba ngo bongere babatizwe. Ntabwo nari mbizi kuko sinamwemeraga ngo asomere Bibiliya. Ngewe naramuhakaniraga gusa kuko numvaga byambwira muri Bibiliya ari ibintu byanditswe, nkumva byaranditswe n'abantu, nkumva ntagomba kubitakazaho umwanya, ahubwo jewe nemejwe gusa n'ubuzima yarabayeho. Ubwo noneho ngeze mu rusengero, njya nibuka mpinjiye, numvise umutima hari ikintu kindi kimfashe cyane kirutaho kumfata. Ubwo sinari nkireba bwa buzima bwe, ahubwo nahise ntega amatwi ngo numve ibyo babwiriza aho ngaho. Ibyo bavuze nkumva ntibishira, nkumva ndacyashaka gukomeza kubikurikirana, nkumva ndacyashaka gukurikirana menye iherezo ryabyo, nkumva biracyaryoshye, nkumva nakomeza nkumva, kuko numvaga ari ibintu bishya muri jewe. Ubwo noneho byarakomeje, nkajya nkasubirayo, nagerayo baririmba nkumva bari gutinda. Navuga nti ahubwo nibarekeraho nongere numve bya bintu, bya jambo ry'Imana nongere ntega amatwi numve, kuko numvaga rikurikirana ntamenye iherezo ryabyo. Muri make nuko byagenze, nza kugeraho. Ubwo pastor aranyegereza ati ese urumva utabatizwa? Ntese burya baranabatizwa? Ntabwo nari mbizi. Niko noneho natangiye gusobanukirwa agaciro ka Bibiliya,
ntangira gusoma bibiliya. Ndabibuka icyo gihe nasomye bibiliya mva ku rupapuro rwa mbere ngera ku rwa nyuma nyisoma. Najyaga no kuyitira ntayo nari mfite icyo gihe, nta n'ubushobozi bwo kuyigura nari mfite, ahubwo najyaga kuyitira nkarara nsoma bibiliya, narangiza akazi kanjye nkagenda nkarisoma bibiliya, ngasoma bibiliya kugeza igihe nabatirijwe.
Shamgar TV. Shamgar TV. Shamgar TV. Shalom. God bless you. My name is Sister Anne. I'll be the one hosting show My Experience on Shamgar TV, Shamgar TV, Shamgar TV, where we shall be inviting different brothers and sisters to join us and share their experiences, testimonies throughout their time in the message. Please subscribe on our YouTube channel, Shamgar TV, for your edification. Shamgar TV. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro My Experience kuri Shamgar TV, mukomeje kugezwaho nanjye Sister Anne Ingabire, aho dufite umutumirwa Mwenedata Joseph akomeje kutuganiriza ku rugendo rwe mu butumwa. Ikaze, dukomeje ikiganiro. Murakoze cyane. Yego, wari ukiri kutubwira ku bijyanye n'urukundo n'ukuntu icyo gihe byari bimeze n'uyu munsi. Dukomeje kugirana ibihe byiza, turabashimira. None nibazaga ukuntu waje nyuma yo kwizera mu rugendo rwawe ukomeza, nta gihe wumvaga bigiye kukunanira ukumva wabireka, nta hantu wigeze ugera ukumva bigiye kwanga? Murakoze cyane. Yego. Ibihe nk'ibyo nta muntu utabinyuramo. Ibihe nk'ibyo rwose umuntu wese wizaye ubutumwa hari igihe ashobora kugira aho yumva koko bikomeye, ariko nkanjye ku giti cyanjye hari ibintu byagiye bimfasha cyane cyane nkura mu byanditswe by'umuhanuzi. Yego. Byagiye bimfasha nubwo nagira intege nkeya, nkumva mbese nasoma iryo jambo rikamfasha. Yewe no mu byo nagezeho byose muri urwo rugendo rwanjye rwose nibyo nagiye nshingiraho, nshobora gusangiza n'abadukurikiye kugira ngo babashe nabo wenda uwazagera mu gihe nk'icyo nanjye nagiye nyuramo nk'icyo cy'ibihe bigoye, nawe bibe byamufasha. Ubundi umuntu aratubwira, ubwo ndi gushingira mbese kuri ya myitozo yanjye ku giti cyanjye nagize. Nabanje kukubwira bwa mbere ko nazirikanaga guhamagarwa kwanjye ku giti cyanjye, kubera ko numvaga ari Imana yampamagaye. Icyo cyampaga icyizere ko Imana inzi, nkumva ko inzi, noneho ubundi nkumva ko ari igomba kumpa imbaraga zo gukomeza muri ubu butumwa. Noneho ngashingira ku cyanditswe umuhanuzi avuga, wenda umuhanuzi atubwira mu kibwiriza yise, reka ndebe neza paragarafe. Nta kibazo. Icyo kibwiriza ikintu cyankomezaga, icya mbere nakubwiye ko ari umuhamagaro wanjye, ni wowe nashingiragaho nkumva ntashobora kunyeganyega. Ikindi noneho nkasaba Imana imbaraga, kavuga nti Imana nshoboza. Noneho ngashingira kuri iki cyanditswe umuhanuzi avuga mu kibwiriza yise imiritwa icisha bugufi, ku gika cyaho cya 76 na 77. Kiri mu Gifaransa, ndagerageza gusoma nsobanure no mu Kinyarwanda. Umuhanuzi aravuga ngo ku gika cya 76, et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Imana ikorera muri twe ishingiye ku rugero twebwe tuyemereye gukoreraho. Kuvuga iyo wirekuye mu buryo runaka nibwo ishobora nayo gukora. Il y a tant de choses merveilleuses, hari ibintu byiza byinshi. Tujye kuri 77. Vous savez, ngo murabizi, les gens veulent avoir la puissance, abantu bifuza kubona imbaraga, mais en réalité ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Ntabwo bazi imbaraga icyo ari cyo. Agakomeza avuga ati, voyez-vous, murabibona,
ils ne savent pas en réalité mu by'ukuri ntago bazi ce que ça implique icyo bisaba. La façon de monter c'est descendre. Mwaruzi niko avuga uburyo bwo kuzamuka igihe cyose bisaba kumanuka. Iki kintu nagihagararagaho cyane. Uburyo bwo kuzamuka bigusaba kumanuka. Niba ushaka imbaraga z'Imana manuka ujye hasi. Nabireberaga no kuri wa muntu narebye ubuzima bwe igihe nizeraga avuga ntireba kuntu yicisha bugufi Imana ikamuzamura. Nanjye ndakora uko nshoboye njya hasi Imana izanzamura. Si vous voulez avoir la puissance, no mushaka kugira imbaraga, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Reba aho ushobora guca bugufi ukagera. Aho ngaho ushobora guca bugufi ukagera. Handi ushobora kubaha mwene data. Handi ushobora gucira bugufi ari we wese. Ukamwubaha. Aho niho Imana ishobora kukuzamura. Icyo cyampaga imbaraga. Kigatuma mbasha gushikama muri ubutumwa nkumva ko nubwo ntawe ndiwe nubwo ntacyo ndicyo ntari n'umuntu ukomeye ariko Imana izagira ite izanzamura ngahagarara kuri iri jambo. Noneho nkongera guhagarara no ku kindi kibwiriza umuhanuzi avuga aho avuga mu myuka ishukana, les esprits séducteurs, mu myuka ishukana. Aho umuntu atubwira ngo présentez-moi un prédicateur. Nyereka nzanira umuvugabutumwa cyangwa se munyereke. Présentez-moi un chrétien, umukristo. Unyereke umukristo. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Aho atinde cyane. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Uvuga wa muntu ukora akazi ko mu rugo ariko w'umukristo. Ubuke ko nakubwiye navuze ko tugitangira aka kazi nagakoraga. Yego. None nageraga ahangaha mpasobye uvuga nti burya Imana izi naba abantu bose. Présentez-moi un cultivateur. Nyereka umuhinzi. Un ouvrier d'usine cyangwa se nyakabyizi wundi ukora mu ruganda. Yego. Qui va donner la première place à Dieu. Wa wundi uzaha Imana umwanya wa mbere. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Nzakwereka umuntu mbese nzakwereka umuntu uzabasha guhirwa nubwo Satani yazana izizi zimeze gute nubwo yamuzana izizi zimeze gute uwo muntu azahirwa. Il cherche Dieu premièrement. Uwo muntu ashaka Imana mbere. No kuvuga umuntu uzaha Imana umwanya wa mbere mu byo azakora byose azagira guhirwa. Nanjye naravugaga nti nubwo ndi umuntu wenda usanzwe wakora ako kazi yo mu rugo ariko nimba Imana umwanya wa mbere mu byo nkora byose byanga bikunze bizampira kandi nako byagenze. Ntacyo nayisabye ngo nyime kuko urumva ni urugendo rurerure kuva icyo gihe nari umukozi wo mu rugo. Yego. Cyangwa mbivuga nkabibwira abantu nta Imana idakura umuntu. Narazamutse niga amashuri ndarangiza segonderi ndiga ndayirangiza nyuma yaho menyeye ubutumwa. Urumva ko ubutumwa burimo ibyiza byinshi ariko bishingiye kuki bishingiye kuri kwaguha Imana umwanya wa mbere. Hano umuhanuzi uko abivuga buriya no mu bashakashatsi basanzwe bo mu by'isi muri siyanse nabo buri wese agira umuntu umwinspira umuntu ashingiraho akavuga ati reka nshingire kuri uyu kuri ibi yavuze nanjye nabishingiyeho bingezaha akaba yavuga ryo. Nanjye rero nashingiye kuri iki cyanditswe cy'umuhanuzi avuga hano mu myuka ishukana. Umuntu uzaha Imana umwanya wa mbere mu byo azakora byose azahirwa. Nanjye niko byanyendekeye. Nibyo koko ubwo manyira ngo wenda nkuko turi mu kiganiro My Experience kugira ngo nanjye nshingire kuri iyo myitozo nagize nshingiye kuri iki cyanditswe nanjye nkabasha kugeraho ngera hari aho byageza n'undi. Kuko nanjye maze kumenya Imana imigisha yaraje nagize iribanga ryo guha Imana umwanya wa mbere nshingiraho ndiga amashuri ndayarangiza byagiye bica mu nzira z'ibitangaza Imana irabikora kugeza ubwo uyu munsi mfite icyiciro cya masters. Ntereye aho ngaho urumva ko Imana ikomeye cyane. Nabishingiye hehe
kuri iki cyanditswe kivuga ngo guha Imana umwanya wa mbere, mu mashuri umwanya wa mbere, mu kazi umwanya wa mbere, aho umuntu akora hose muri sosiyete arimo umwanya wa mbere. Icyo gihe umuntu arahirwa mu byo azakora byose. Icyo ari cyo cyanditswe cyamfashije, kibasha no kundinda muri kwa kudasitara. Yego. Murakoze cyane. Yego. Birumvikana, ariko numvaga hari babigushegesha ukavuga ati aha ndumva binaniye, aho mubigenza mute iyo haje ikintu kikurwanyije cyane? Nta kindi cyagukiza. Iyo uhuye n'ikigeragezo wenda gikomeye, ushobora guhura n'ikigeragezo mu kazi, ushobora guhura n'ikigeragezo mu buzima bwo mu muryango, ariko nta handi ni ugusenga. Prinsipe nyagenderaho umuntu uzatubwira, burya kugira amahame ni byiza. Kugira amahame ushingiraho, cyane cyane no mu ijambo ry'Imana umuntu agira amahame agenderaho. Ihame nyagenderaho ni uko iyo mpuye n'ikibazo nkabona gikomeye, mfata ikibazo nkagishyira hariya, nkafata Yesu nkamushyira hagati, jyewe ngahagarara hariya. Noneho hari inkuru umuhanuzi atubwira y'indege yigeze kugenda mu kirere, noneho ngo baza kugera ahantu masekusa, ahantu mu kirere, mbese bahura n'ibintu by'imiyaga. Indege iri mu kirere igahura n'ibintu by'imiyaga, iginyeganyega cyane ku buryo abantu bose bumva bihebye. Noneho umwana wari urimo we ngo yari yiryamiye asinziriye. Abandi baramubwira bati se mwana, dore tugiye gupfa, wabyutse ugasenga. Noneho ise w'uwo mwana yari umupilote utwaye iyo ndege. Noneho arangije arabaza ati ese ninde utwaye? Bati ni papa utwaye. Arababaza ati ese ni papa utwaye? Abandi bati niwe. Ati mureke niryamire, niba ari papa ndamuzi, afite experience ihagije, nta kibazo, birakemuka ndabizi niba ari utwaye. Nanjye rero ngize ikibazo nk'icyo ntibibura, fata Yesu nkamushyira hariya, nkaba nzi ko ari utwaye, nkavuga nti Yesu ubwo ari utwaye niwe papa, nta kindi ikibazo kigatambuka. Nuko nguko yanesha ikibazo iyo kije, ntikibura. Ntabwo bibura, ni byinshi, sinavuga wenda ngo iki n'iki, ntibibura, ariko iyo bije ni muri ubwo buryo. Ndagifata nkagishyira mu maboko y'Imana, avuga nti Mana, ibindi urabishoboye. Se niba jye ntabishobora, niba jye ikibazo ntagishobora, ntagikoraho iki? Warahari niwe ugikemura. Hari ikintu wumva uyu munsi gishobora kuba cyagukura kuri Yesu? Niba ntacyo, kubera iki? Uyu munsi ntacyo muri make rwose, nta na kimwe gishobora kunkura kuri Yesu. Icya mbere, nta rindi iyobokamana nshobora kujyamo uyu munsi, bitewe n'uko Yesu niwe wenyine wapfuye akava mu mva. Abandi bose, bo mu yandi mayobokamana bayashinze, barapfuye bagumamo. Ariko Yesu, uko umuntu azabitubwira uyu munsi, imva ye niyo irangaye, irimo ubusa. Ubwo rero nta cyankura kuri Yesu, kubera ko namaze gusobanukirwa ubutumwa bw'igihe cyacu buri muri Malaki 4. Nasobanukiwe Eliya uwo ari we, nasobanukiwe nk'uko umuhanuzi yabwirije cya kibwiriza yise kumenya umunsi turimo n'ubutumwa bwawo. Kuba naramenye ibyo bintu ni amahirwe akomeye nagize. Ntabwo nshobora kuva muri ubu butumwa rero, ntabwo nshobora kuva kuri Yesu. Ni byiza cyane. Ni ubuhe butumwa wasangiza abadukurikiye, abizeye ubutumwa muri rusange? N'irihe jambo wabagezaho? Ku badukurikiye, abakurikiye Shamgari TV, abizera ubutumwa, nabashishikariza gukomeza gushikama muri ubu butumwa, tukarangwa n'urukundo, tukagira ubusabane, tukabasha gukurikiza inama zose ijambo ry'Imana ritubwira, mu nyigisho zikubiye mu butumwa twabwirijwe n'umuhanuzi wera Mariya Branham, umuhanuzi wo mu gihe cya nyuma, kugira ngo tubashe ubutumwa yazanye dutegurira kuzajya mu izamurwa. Nkabashishikariza rwose kubukomeraho,
kubwizirikaho tukabugumaho, kuko nicyo cyizere, mbese nicyo kintu kimwe gusa gishobora gufasha yewe n'abatizera ubutumwa bakabumenya. Niyo nama natanga, kwizirika kuri ubutumwa tukabugumaho, kuko ari bwo bwonyine nabonye bushobora kuzatuma tugera ku gihagararo cy'umuntu ushyitse, kugira ngo tuzabashe kugera mu izamurwa. Mwakoze cyane, mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Abakundwa ba Shamgar TV, mwabyiyumviye, ni ukwizirika kuri ubu butumwa kugira ngo tuzabashe kuzamurwa tubane no mu ijuru. Mukomeze gukurikirana gahunda za Shamgar TV zica kuri ino chaîne. Imana iduhane umugisha. Ikiganiro cyari My Experience, njyewe ndi Sister Anne Ingabire. Imana ibahe umugisha. Shamgar TV.